Abakire ni abantu bakomeye cyane ku buryo ahubwo mu bundi buryo banafatanya n'abategetsi bacu basanzwe kugena uko tubaho. Indoto zacu twese ni ubukire no kurenga ku bushobozi uyu munsi dufite, kandi ni na byiza turabiharanira tukagira uburyo twitwara, rimwe na rimwe tukanashimishwa n'abatwitiranya n'abakire batubeshya ko twakize, kubera yuko tuba twumva yuko kubashisha ko dukize bishyira ku kuzageraho noneho tugakira cyangwa tugahisha yuko dukennye. Gukira ni ibintu by'ingenzi umuntu wese aharanira, impamvu ikomeye cyane ituma umuntu abyuka mu gitondo akagaruka ku mugoroba avuye gushakisha. Mbifurije akazi keza mwese no kuzaba abakire. Kuba umukire ntabwo ari inzira imwe ugenda ngo uyihate ibirenge, wenda nugera ku mpera yayo usanga aho hantu hateretse ubukire hanyuma uvimvire. Hari amasomo ugomba kwiga yibanze agufasha kuba umukire, kandi ukimara kumva iki kiganiro nutangira kuyakurikiza yose uko yakabaye uzampa ubuhamya umbwira yuko ubuzima bwawe bwatangiye guhinduka. Kuba umukire umuntu abyitoza bihereye mu bitekerezo bikagera mu bikorwa kugeza noneho ubaye umwe wahoze utekereza umukire. Aha nta gushidikanya, umugereki w'umuhanga muri filozofiya Aristote yaragize ati tuba ibyo twimenyereza kuba byo, kandi dutsinda kuko twimenyereza mu myitozo. Si ibikorwa dukora bituma dutsinda, ahubwo ni akamenyero k'ibikorwa dukora, mbese kumenyera bituma dutsinda. Ibyo ngiye kukubwira ni amasomo nanjye nakuye mu bitabo by'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Chapman iri mu gace ka Orange muri California. Wenda bimwe urasanga wari unabizi ndetse nta gishyashya kirimo, hari n'igihe rwose unyuzamo ukanabikora, ariko kutabikora byose cyangwa ukabikora uko wiboneye bitameze nk'akamenyero nk'uko Aristote yabivuze ntacyo biba bivuze. Kugira ngo ukire birasaba yuko ibi bintu byose ubigira umuco, ibyo mu zindi ntebe bita habit cyangwa se habitude, ibintu ukora nkaho ariko bigomba kugenda mu buzima bwawe bwose. Ni ubushakashatsi bwakozwe ku ngeri z'abantu benshi mu myaka itandukanye, bahereye kuri 18 kugera kuri 75, ariko icyo bahuriyeho ni abamiliyoneri bafite amafaranga babazwa ibyo bakoze cyangwa se bitwararitse kugira ngo imari yabo izamuke, cyangwa kugira ngo batunge neza kandi batunganijwe mu mafaranga menshi bafite ntibahombe. Babaye abakire. Byagenze bite? Muri aba bose babashijwe nta muntu ukorera umushahara urimo. Bivuze yuko amahirwe yo gukorera umushahara cyangwa se gukora uhembwa na shobuja umwe ukugendera umushahara w'ukwezi bisa naho bitakwinjiza mu bakire uko ubyifuza, unarebye ibyiza no kubyibagirwa. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu 2016 bushyirwa hanze n'ikinyamakuru cya kaminuza, babuha izina Common Habits of Rich and Successful People, imico ihuriweho y'abakire n'abantu bahiriwe. Ibindi ntakuye ahangaha nabikuye mu kinyamakuru kiniti mu by'ishoramari cyandikwamo n'abajyanama mu by'amafaranga cyitwa Money and Cash in Us, amafaranga muri twebwe. Dore umwitozo wa mbere: iga kubyuka kare hashoboka. Muri make zinduka. Iki ni ikizamini gikunda gutsinda abantu benshi bavuga yuko bafite inzozi zo kugira amafaranga menshi, nyamara ugasanga gukanguka cyangwa kwikuraho ikirago ni ikibazo. Naho ukangukiye ugasa n'uwegura agasego ukisegura ijosi ukaguma mu buriri, aho smartphone zaziye ukegura telefone ugacatinga amaso agatukura. Ukanuye kuva mu rukerera kugera izuba rivuye. 44% by'abantu bikangura mu rukerera bakabyuka bakajya mu kazi kabo bazindutse. Amahirwe yawe yo kubona amafaranga no guhirwa ari hejuru cyane ndetse ariyongera. Bitandukanye cyane na 3% by'abantu bashobora gukira batarigeze bazinduka, abo ni bake cyane. Hari abantu usanga bakubwira yuko kuzinduka babizi, ariko ko bazinduka iyo bafite gahunda. Wenda iyo bahanye n'umuntu gahunda ya mu gitondo cya kare ubwo akaba ari bwazinduka, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubundi kuzinduka byakagombye kuba umuco n'ubuzima bwa buri munsi ku muntu wimenyereza kuba umukire. Kuzinduka ni intwari ikomeye ku muntu cyane cyane ukiri muto ufite indoto zo kuzaba umunyamafaranga. Inyungu zo kuzinduka ni nyinshi ku muhigi w'ifaranga. Icya mbere nuko amasaha mu gitondo abashakashatsi bagaragaje yuko ubwonko buba burimo ibintu bike, ku buryo ibintu umuntu akoze mu gitondo cya kare biba bitunganye kurusha ibyo umuntu yakora hakeye. Ikindi ariko nuko noneho ubona n'amasaha menshi yo gukora ugereranyije n'utazindutse. Abahanga bavuga yuko umunsi wacu ugira amasaha 24, ariko benshi muri twebwe ntabwo turenza amasaha 5 dukora, ubariyemo amasaha yo gusinzira, amasaha y'ibiruhuko, ayo tuba turi mu kazi ariko twarushye tutabasha gukora neza, amasaha yo gufata amafunguro saa sita n'icyayi cya saa 4, amasaha yo kumva amabwiriza y'abakoresha bacu n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri ibaza nawe gukora nibura amasaha 5 niba nayo uyagezaho mu gihe kingana n'amasaha 24, ikindi gihe ni imfabusa. None ugashaka kuba umunyamafaranga ukora amasaha 5. Ntabwo twirengagije yuko nibura umuntu ashobora kuryama amasaha 8 ku munsi. Umuntu aba asinziriye ndetse 1/3 cy'ubuzima bwawe bwose uzakimara mu buriri. Nuba ari iminsi 7 cyumweru gifite, uzasanga wowe mu minsi y'akazi utarigeze urenza iminsi hagati y'3 n'4 ukora. Ni byinshi bidutwara amasaha yacu y'akazi. Umuti wa byose ni ukuzinduka mu gitondo. Kuzinduka ni isomo nimero ya mbere ugomba kwigisha niba ushaka kuzaba umunyamafaranga, kandi ukabikoramo umwitozo uhereye none ahangaha.
indi mpamvu ugomba kutagundira ikirago nuko hari imyaka n'ubundi uzagera ukaba udashobora kuzinduka nubwo wowe waba ubishaka. Ubwo nyine kuko washaje cyangwa wanazinduka kubera yuko imbaraga z'ubusaza no kubura ibitotsi byo mu zabukuru ariko ukaba udashobora gukora, ni byiza kuzinduka ugiye mu kazi. Isomo rya kabiri ryo riragoye cyane, ntangire babwira mfite isoni, ariko reka ndivuge nta kundi. Gabanya gukoresha uburyo bwose bw'itumanaho, usigarane umwanya wa 20% wonyine ku mwanya wajyaga ukoresha mu bijyanye n'itumanaho utari mu kazi. Hari umugabo w'umwongereza witwa Edward Evans yatanze ubuhamya abwiye ikinyamakuru cya Cash and Money in Us, atibwira yuko yari umukene ukabije cyane kandi yashoboraga guhembwa ibihumbi 3 by'amapounds buri kwezi, no kuvuga hafi miliyoni 3 umaze mu manyarwanda. Uko yabigenje, yamagaye umuntu w'inshuti ye w'umunyamategeko amubwira yuko ahembwa ibihumbi 3 by'amapounds kandi agahora akennye ku buryo yaragiye no gutandukana n'umugore we. Uwo baganiraga yamugiriye inama yo guhagarika gutega za taxi voiture akajya agenda mu modoka rusange, anamugira inama yuko yavana telefone yo mu nzu mu rugo we akayigurisha ndetse akarekera gukoresha smartphone, agahagarika no kwishyura ikiguzi cya televiziyo imuha amashusho yishyura buri kwezi kimwe na internet yishyura basakaje mu nzu ye. Ibi ngibi abihagaritse, amafaranga yabikaga buri kwezi yazamutseho 40%. Atanga ubuhamya yaramaze imyaka 6 aretse ibi ngibi, yaratangiye kuba umukire ndetse atangiye gukora business mu mafaranga yashoye. Kugabanya ikiguzi cy'itumanaho n'umwanya bigutwara ni ibintu by'ingenzi cyane ku muntu wese ufite gahunda yo kuba umunyamafaranga mu minsi itaha. Inshuti zawe zo kuri WhatsApp n'amagurupe ategura ibirori, surprise shower no guhura n'abantu mwiganye, abaguhamagarira za cotisation mu magurupe atandukanye n'amafoto muhererekanya agamije kwishimisha mu bika muri za smartphone zanyu, ubwo n'uburozi bukomeye cyane kandi uburozi rusange birimo bikwambura ubushobozi, icyambere mu mafaranga ariko igikomeye cyane mu mwanya. Kandi ababiguhereza buri kanya birashoboka yuko babizi yuko bari kukurangaza, cyane cyane yuko bari gucuruza, wowe bikarangira utindahaye. Muri ubu bushakashatsi bagaragaje yuko ugomba kugabanya uwo mwanya, kuko wenda kuwureka burundu byo bitashoboka. Usigarane 20% nibura by'umwanya wose watakazaga mu itumanaho ritari ngombwa ridahuye n'akazi. Nibiba ngombwa nimero ya telefone itari y'akazi uyizimye na smartphone itari y'akazi ushyire ku ruhande. Ikiguzi wishyura internet ntabwo ari ngombwa mu gihe cyose wiyemeje kuzaba umukire kandi iyo internet ukoresha ikaba nta gihuriyeho n'akazi kawe. Isomo rya gatatu, iri ryo risa naho rinatangaje cyane ariko riranasekeje gato, ariko n'ubushakashatsi nyine kandi nta kundi baryemeranyijweho. Fata amafunguro menshi kandi yubaka umubiri ahagije mbere y'uko uva mu rugo mu gitondo ugiye gushabika cyangwa gukorera amafaranga. Wabyumvise? Fata amafunguro menshi ahagije yubaka umubiri mu gitondo mbere y'uko ugenda. Umuntu wa mbere ukorera amafaranga menshi kandi mu buryo bwiza ni umuntu ufite ubuzima bwiza, umubiri we ushobora kurekura ingufu zimuvana mu gitondo akora akagera nimugoroba. Hatirengagijwe na gatoya akamaro k'ifunguro rya mu gitondo. Mu ifunguro niho hantu honyine wakura imbaraga zituma umubiri wawe umera nka moteri yiriwe ifite imbaraga zituma ubasha gukora akazi k'umunsi wose. Uretse ariko ko n'ubushakashatsi bugaragaza yuko umucuruzi wanariye neza agira imbaraga zo guciririkanya ataruhanyije mu mutwe n'umukiriya, babyita power of negotiation. Ubundi bakagira nanone umutima wihangana kugera ku munota wa nyuma, umubiri utacitse intege. Umubiri wacitse intege uba ufite ibyago byo kurekura umusemburo w'umujinya n'uburakari mu gihe umushoramari cyangwa umucuruzi cyangwa rwiyemezamirimo ari guciririkanya n'abakiriya. Umushakashatsi muri ibi ngibi witwa Coli yerekanye yuko 57% by'abantu barya ibiribwa bya karori zishobora kugera mu 2500 birangira babaye abakire kubera yuko umubiri wabo ufite imbaraga zihagije zo gukora hafi amasaha yose. Ubwo nuwariye mu gitondo baba babasha gukora akazi kabo neza. Ariko ntabwo ari ibi ngibi gusa, ibijyanye no kurakara no kugira umutima mubi biba bakure, bakagira cyane umuhati wo guciririkanya no kumvikana, umushiha ukaza bitinze kubera imbaraga z'amafunguro ya mu gitondo bita ku kazi kabo cyane. Mu gihe abarenga 97% basuzugura amafunguro ya mu gitondo cyangwa ntibabashe kuyabona, gukora akazi k'umunsi wose ni ibintu bigoye, birangira nta mubyizi bacyuye niyo wazinduka. Itoze kurya amafunguro ahagije kandi yubaka umubiri mu masaha ya mu gitondo mbere yuko ujya ku kazi niba ushaka guhindura ubuzima bwawe ukaba umukungu. Isomo rya kane, imenyereze gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi ngibi byo bavuga ko n'ubundi roho nzima itura mu mubiri muzima, ariko biratangaje. Hari uzasanga bavuga yuko kwiruka bya mu gitondo ari by'abantu bakize ndetse sport ku muntu mukuru igafatwa nk'igikorwa cy'umurengwe no kubura imikoro. Uranyumvira? Nyamara ahubwo aho kwitwa yuko ari igikorwa cy'abantu bakize bagezeyo b'umurengwe babuze imikoro, ubushakashatsi bugaragaza yuko cyakagombye kuba igikorwa cy'abantu bimenyereza gukira cyangwa se bashaka umukiro. Benshi mu bo mubona bakora za siporo birukanka za jogging baramaze gukira, bariya bafite impamvu zabo. Ni ugutinya cyangwa kwikanga kurwara za diabete, indwara z'umutima, imivuduko y'amaraso. Nyamara umuntu wiyemeza kuzaba umukire ahubwo ibingi bagomba kubirwanya hakiri kare.
kuko umubiri muzima utaguhoza mu gitanda cyo kwa muganga kandi utambuka ukumva ufashe ku butaka, uwo niwo mubiri ubasha gukorera amafaranga, ni nawo mubiri utinda mu kazi. Niba uzaba umukire, gira bwangu imenyereze gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi ntabwo bisaba umwanya munini cyangwa gutegereza umunsi w'umuganda ngo twese tuzahurire ku marembo ya stade Amahoro twirukanke mu kivunge. Oya, birahagije gusa ko no muri salo iwawe cyangwa mu mbuga ntoya iri hafi y'iwawe wahakorera. Niba kandi ibi byose ntabyo ufite, nta muharuro, nta na salo, unaturiye umuhanda, uwo ni uwa leta, fata iminota hagati ya 15 na 30 wiruka amasigamana, ubundi unyaruke rwose ufate igihe cyawe gitoya. Ubwo utangiye kwimenyereza kuba umukire kabaye. Ntubiseke ibi ngibi. 76% by'abantu bose bakora bene uyu mwitozo bagamije kugira ubuzima bwiza baba abamiliyoneri. Biraborohera cyane kuko siporo ubwazo zifungura mu mutwe, zirwanya umunaniro, zirukana ibitekerezo bibi birimo umwanda bituma benshi badatera imbere. Siporo kandi zigasunikira benshi kugira ubuzima bwiza. Ntuzamara igihe kinini uryamye kwa muganga utakaza rubaga impande mu gihe bagenzi bawe mu nganya amaraso barimo bakorera amafaranga. Umwitozo wa 5. Iga kandi wimenyereze kugira intego nini, nurangiza uzandika ahantu henshi hashoboka. Reka nguhe urugero. Niba intego yawe ari ukugira inzu cyangwa imodoka, ni urugero wenda, vuba jya kuri internet ushake inzu nziza cyangwa imodoka nziza, uyiprintinge ku rupapuro runini rw'amabara, uyisiga amarangi uko ubishaka, uyishyireho ubusitani niba ari inzu, niba ari imodoka uyitake neza uko ubyifuza. Ubundi urwo rupapuro uruprintinge, urumanike imbere yaho ukunda kunyura ugiye ku kazi. Urumanike kandi nanone mu biro byawe imbere niba ubifite aho ukunda kwitegereza. Urundi urumanike mu nzira yaho winjirira ugiye kuryama. Ubundi ushyireho umwaka runaka wifuza yuko iyo nzu cyangwa iyo modoka byaba byabonetse. Munsi y'iyo nzu andikaho izina ryawe n'isinya byawe, isinya original nyine ushobora gusinya no muri banki. Ubwo uzaba ugiranye amasezerano nawe ubwawe, kandi amasezerano nuyica umutimanama wawe niwe uzabikwishyuza bwa mbere. Ku ruhande rumwe ibi ngibi byakumvikana nk'isereri mu bwonko bwawe, ariko ku rundi ruhande ubushakashatsi bwavumbuye yuko kugira intego nk'iyi ngiyi bituma buri gihe ubwonko bwawe buhora bwiyibutsa yuko icyo kintu wamanitse aho ngaho ari ikintu cy'ingenzi kandi aricyo ugomba kurambirizaho ukagikoraho buri munsi. Ubwonko butangira kuvubura umusemburo utuma iki gishushanyo kikuri imbere gitangira kuba kinini cyane muri wowe, kugera ubwo noneho kivuye mu kuba igishushanyo kikaba inzu yuzuye cyangwa imodoka. Uru ni urugero naguhaye, ariko no ku bindi ukora byose ni ngombwa kwiha intego yumvikana, ukayishushanya, ukiha igihe ntarengwa bigomba kuba byuzuriye, nubwo wenda wakirenzaho gatoya, ku buryo iki gihe nikigera uzikorera ibizamini ukareba aho ugeze ya ntego yawe. Warangiza ukagisinyira, ukamera nkaho wowe ugiranye amasezerano nawe ubwawe, ku buryo n'ubundi igihe nikigera uzisaba ibisobanuro kandi ukabyiha. Umwitozo wa 6. Imenyereze gukora icyitwa to-do list day. Ni igikorwa kitagoye na gatoya cyo kwandika kaliste cyangwa se urutonde rw'ibintu uza gukora ku munsi. Umuntu ushaka gutera imbere wimenyereza kuba umunyamafaranga ategura umunsi we kandi akawutegura nijoro mbere y'uko uryama. Mu gitondo nako mu rukerera, kuko twavuze yuko umuntu w'umunyamafaranga cyangwa witegura kuba umunyamafaranga agomba kuzinduka. Ureba kuri rwa rutonde wakoze nimugoroba ugahita ukora uhereye ku cyambere wabanjirijeho. Niba wimenyereza kugira amafaranga ugomba kugira gahunda mu buzima bwawe bwose. Ubwonko bwawe bukavamo ikimeze nk'akajagari kugeza ubwo icyo utanditse kuri uwo munsi ku rupapuro cyangwa kuri kaliste wenda ukazacyandika ejo, ariko uyu munsi ugakora ibyo wapanze. Ugomba kuba homme de principe, umuntu w'amahame. Icyo utashyize mu by'ingenzi ntugikore, si ngombwa. Kandi ukarangwa no kujya kure y'akajagari no kwirinda ibintu bikuvangira. Umwitozo wa 7. Menya yuko kandi ubyimenyereze ko igihe ari amafaranga, time is money. Igihe, le temps cyangwa time, nibyo bihishe ubukungu bwacu. Ibintu udafite uyu munsi birashoboka yuko biri mu gihe dans le futur, ahazaza. Igihe kizaza uhereye none ahangaha aka kanya ku munota ugiye gukurikiraho nicyo gihishe ibintu byawe byose, ahazaza hawe n'ibyo uzagira byose. Mu gihe niho hari abana bawe cyangwa se hari umuryango wawe. Mu gihe niho hahishe amafaranga uzatunga cyangwa ubukene buzakurya nubyitwaramo nabi. Ibi ngibi ntabwo dukwiye no kubyigaho amasomo aremereye cyane, kuko nkeka yuko ushobora no kuba ubizi kundusha. Imenyereze kubaha igihe no kucyubahiriza. Iga kandi wigane umwete isomo ryitwa kwizigamira. Nta muntu ushaka kuba umukire usesagura. Mbikubwije ukuri, nusesagura ntuzigera uba umukire. Kurya ni ngombwa, kwidagadura ni ngombwa, ndetse ngombwa cyane, kandi ukabikora neza. Ndetse hari nabo uzasanga bavuga yuko kwiyima ubundi bifatwa nko kwiyahura, ariko ikosa rikomeye cyane ukwiye no kwicuza no kwica ya principe. Ntukarye ngo uzigame asigaye.
ibyo bikorwa n'abantu bameze nk'abazapfa vuba cyangwa se badashaka kuzaba abakire mu buzima bwabo. Ahubwo guhera uyu munsi itoze kuzigama, noneho urye asagutse uzigama. Biratandukanye. Ntukarye ngo uzigama asigaye, ahubwo zigama urya asigaye. Yego biragoye, ariko nimwe mu nzira zidashidikanywaho. Abantu benshi babaye abamiliyoneri kuko hari benshi bakubwira yuko ishoramari bakoze barivanye mu gishoro gitoya bizigamiye babika duke duke. Umwitozo wa 9: gerageza gusoma byinshi byerekeye business ushaka gukora cyangwa gutangira. Ni ubuhumyi ndetse ntabwo watinya no kubwita ubujiji gutangira business cyangwa igikorwa cy'ubucuruzi cyangwa ishoramari udafiteho amakuru. Soma utagamije kwishimisha. Fata umwanya wawe usome uko business zikorwa, usome abayikoze bakunguka uko babigenje, unabaze. Usome ingero z'abantu babikoze bagahomba n'icyo bazize. Umenye amakosa yo kwirinda muri iyo business, umenye ahantu h'ingenzi ho kwitaho, umenye n'amahame agenga akazi cyangwa se ishoramari ugiye gukora. Uyu ni umwitozo abantu benshi basuzugura iyo bumva ko bafite amafaranga bagomba gushora byanze bikunze bakishora. Umwitozo wa 10: imenyereze kwirengera ingaruka za business cyangwa ishoramari ushaka kujyamo. Ibi ngibi bijyana na wa mwitozo turangije. Uko usoma byinshi byerekeye ibyo ushaka gukora, uzamenya ingaruka zabyo n'ingorane zibamo. Uzamenya aho ushora amafaranga uko hameze, kandi ntugatinye na gato yo gushora amafaranga. Ntugatinye gushora amafaranga na gato. Ntugatinye gushora amafaranga na gato mbisubiyemo n'abashakashatsi babisubiyemo, ahubwo ujye utinya kuyashora adafite igikurikirana. Umwitozo wa 11: iga kureba ibibazo biri muri sosiyete ubamo yewe n'ahakwegereye, wige n'ukuntu wabikemura. Muri business, ibibazo biri muri sosiyete cyangwa mu bantu bakwegereye ubundi nibyo ugomba gushoramo imari. Abanyabwenge nibyo baheraho bakabicuruza. Uyu munsi isi ibaye paradizo igashiraho ibibazo burundu, nta business yakongera gukora nimwe. Buri business yose cyangwa buri shoramari na buri gikorwa cy'ubucuruzi kibaho ku isi cyinjiza amafaranga gishingiye ku kibazo cyavutse cyangwa cyari gisanzwe gihari, hanyuma abashoramari bakabyiga neza bakagishoramo amafaranga. Imenyereze cyangwa wige gushora imari mu kibazo usanze hafi aho ngaho. Ikibazo ubonye kiga n'ubushishozi, urebe niba kitaba igisubizo cyawe cyo kuba umuherwe. Uretse aya masomo 11 maze kukubwira, hari utundi dukwiye kwitabwaho cyane ku munyeshuri mwiza wimenyereza kuzaba umunyamafaranga cyangwa umukire. Menya yuko umuntu wese ushaka kuba umukire yiyambura ikintu cyose cyitwa amarangamutima. Gutanga byinshi kubera yuko wiziwe, kwanga gutanga kubera yuko bakubabaje, ibyo ni ibintu bibi cyane ku muntu w'umunyamafaranga. Hari ibyo ukora kubera inyungu z'ubucuruzi, kwirinda gutangazwa n'amafaranga ubonye, rimwe na rimwe ukaba wayatera inyoni n'ibindi. Amarangamutima asunikira umuntu gukoresha amafaranga mu buryo butapanzwe. Si ikintu nyacyo ku muntu urimo wimenyereza kuzaba umukire cyangwa umuherwe. Ikindi, bakugira inama yuko ugerageza kumva ibintu byinshi ariko ukavuga bike. Ibi ngibi rero byo ubanza binumvikana kurushaho. Nta munyamafaranga ugira amatiku, uvuga cyangwa wabaye injajwa. Kuko ubundi iyo ni karakteri ibuza abantu kukwegera no kuza aho uri, kandi abo bantu wanga ko bakwegera kubera yuko ugira amatiku, uvugagura cyangwa uri injajwa, urabakeneye muri business. Ahubwo wige kubika ibanga no gushyigikira umuntu wakubwiye ibyo byose, wenda nabyo byaba amafaranga mu bundi buryo. Nanone rero ntuzigere ucika intege na rimwe, kandi uzamenye yuko buri saha yose ari isaha y'amafaranga no kuba wakunguka igihe cyose utangiye business. Indi nama ikomeye cyane: irinde guca amazi cyangwa gusuzugura abantu babonye amafaranga mbere yawe, kabone n'ubwo waba ukeka yuko bayabonye bayibye cyangwa abo bayabonye ari injiji zidasobanutse, naho we ukaba wumva injiji uke kubarusha, kunageze muri business wahita ubarenga kure. Itonde, ni ihame ridakuka: nta muntu ubona amafaranga ngo anayatunga ari injiji. Injiji icyo yakora ni ukubona amafaranga gusa, ariko ntabwo injiji itunga amafaranga. Biratandukanye. Hari ukubona amafaranga no gutunga amafaranga. Umuhanga niwe wenyine ushobora gutunga amafaranga. Ibi ngibi uzabyitwararike cyane. Ntuzasuzugure rero umuntu wese utunze amafaranga cyangwa wagize ubukire, kuko ibi ngibi ni ibintu bibonwa n'abanyabwenge gusa. Ubona wese ufite amafaranga n'ubwo wamusuzugura mu bumenyi bwe ubwo aribwo bwose, ni umuhanga. Kuki yatunze amafaranga? Kuki yayagumanye? Kuki afite imitungo iruta yawe? Itonde. Ibi nanone uzabyitwararike cyane. Ntabwo ari ngombwa yuko ugaragariza abantu benshi yuko ufite amafaranga mu gihe uzaba umaze kuyagira, kuko icyakuzanye mu bucuruzi cyangwa mu ishoramari ntabwo ari gutangaza raporo zaho ugeze amafaranga yawe cyangwa konti yawe uko imaze kubyimba. Icyakuzanye ni ukuyarunda bucece ugahindura ubuzima bwawe n'ubwabawe, nta kindi. Hari ikindi kintu rero nzakuganirizaho ubutaha, nacyo kijyanye no kuba umuherwe. Icyo ni iki ngiki: ubundi kugira ngo umuherwe ukeneye kwegera nanone abandi baherwe. Iki ni ikintu gikomeye. Nizeye yuko murimo mugerageza gukora ya myitozo 11 twaganiriyeho ubushize. Nanjye mbirimo cyane. Mu minsi mike tuzasangire ubuhamya ubuzima bwacu wenda butangiye guhinduka. Icyo nasorejeho nuko kugira ngo uhindure ubuzima winjire mu rugendo rwo kuba umukire, ukeneye abandi bakire bagize amafaranga mbere yawe. Ukeneye abantu bafite ubunararibonye mu ishoramari no mu gutunga gatubutse.
ukeneye kubana nabo no gucudika nabo, kuko bamwe muri abo ngabo ntawamenya bashobora no kugufasha kugera ku ndoto zawe nubwo atari bose, ntuzanabyiringire. Ibi rero ni ibintu ukwiye kwitondera cyane, kuko abakire nubwo ukeneye kubana nabo bwose, bo hari uko bagufata, bishobora gutuma binagorana yuko bakwiyumvamo cyangwa kumarana nabo igihe kinini. Kenshi uzibeshya yuko abakire bose mwamenyanye ubwo babaye inshuti zawe, ariko dore iby'ibanze ukwiye kumenya ku bakire mbere yuko utangira kugenderana nabo, kubiyegereza wenda ngo bagufashe mu rugendo rwawe rwo kuzaba nawe umukire. Ukwiye kumenya yuko umuntu wese ufite amafaranga aba yumva ari umuhanga kandi ari umuntu ukomeye. Amafaranga, ubukire n'imitungo ku muntu wese ubifite bizana ikintu cy'ingenzi twebwe tutanagira cyane, cyitwa confidence. Uyu ni umukire. Umukire aba yarangije kwigirira icyizere nyuma yuko abonye amafaranga. Nujya guhura nawe rero, uyu muntu warangije kwigirira confidence cyangwa icyizere akimara kugira amafaranga birizana. Ntimuzahura umubwira yuko hari inama ugiye kumugira cyangwa ibyo ugiye kumwungura. Ntuzamubwire yuko hari ubwenge ushaka kumwungura, cyane cyane iyo ari wowe umushaka, keretse aguhamagaye. Nuhura n'umukire kenshi ujye uhama hamwe, usubize ibibazo byinshi akubajije, kandi wite cyane ku ngingo yatinzeho. Ikintu yatinzeho ubwo nicyo kiba ari ikibazo. Ntuzamwereke yuko we akunda kwibeshya cyangwa ko hari ibyo akora nabi. Ntuzamubwire ko hari amakosa akunda kugwamo, keretse ibyo bintu bihindutse akazi akabiguhembera ukaba umujyanama we. Naho ubundi mu gihe umukeneye kugira ngo gufashe kuzamuka. Iri ni ihame, nta mukire wibeshya, no mu Kinyarwanda ntubizi, nta mukire ubyina nabi. Ni bibi cyane kubwira umukire mushaka gukorana ko waje kumuzamurira business, cyangwa yuko uje kugira ngo ibintu bye bigire aho biva n'aho bigera, mbese bihinduke muri ako kanya. Ni ikosa rikomeye wanicuza ahubwo. Koze ikosa rikomeye cyane mu ntangiriro zawe, kandi ntabwo uzamarana nawe igihe kinini cyane. Abakire bose bahuriye ku kintu cy'ingenzi cyitwa kwigirira icyizere no kwiyumva. Atari ibintu bihanzemo, ahubwo ni icyizere no kwiyumva bizanwa n'amafaranga. Amafaranga azana icyitwa confidence na intelligence, ubuhanga n'icyizere. Ariko n'ubundi birumvikana, wowe udafite amafaranga wagira inama ki umuntu ukize wigiriye amafaranga? Ubwo wamubwira yuko inama ugiye kumwungura kugira ngo amafaranga yiyongere ari iyihe, kandi wowe nta namacyo ufite? Mu gitabo cyitwa The Next Millionaire Next Door, Handling Strategies for Building Wealth, umwanditsi witwa Sarah Stanley Fallow yagaragaje yuko 72% by'abantu bose bafite amafaranga bayakuye mu bwenge bwabo n'ibitekerezo byabo, ku buryo we kuza nyuma ugasanga umuntu afite amafaranga ugatangira kumubwira yuko hari icyo wamufasha kugira ngo amafaranga yiyongere cyangwa ubukire bwe buzamuke, agufata nk'umusazi. Icya kabiri, mu mico y'abakire bakunda cyane kuba bazengurutswe n'umubare w'abantu runaka barusha amafaranga, akaba ari kumwe n'abantu ariko akishimira yuko abo ngabo bose aba abarusha amafaranga. Niba ufite inshuti y'umukire uzabibona, azajya guhamagara kenshi
akubwira yuko yifuza yuko mwasangira ifunguro rya saa sita, musangira rwose anishyura ibyo mwariye byose n'ibyo mwanyweye, ariko nimumara gutandukana uzasanga nta kintu cy'ingenzi na kimwe mwigeze muganira cyagufasha. Icyo warubereye aho ngaho gusa ni ukugira ngo ube umufasha kuba ari kumwe n'abantu bakennye cyangwa abizi neza yuko arusha amafaranga. Hari n'igihe muzajya musangira cyangwa mutemberana kandi n'ubundi ari wowe waguhamagaye. Nuhagera wanatangiye gutekereza yuko hari ibintu by'ingenzi cyangwa umushinga wamubwira ngo gufashe. Hanyuma ukihagera atangira ahubwo kukubwira ibikorwa by'indashyikirwa atangiye kugeraho, amere nk'aho ari kubikubwira kandi adashaka yuko ushyiramo igitekerezo cyawe. Ntabwo ari urundi rukundo, kuko ubundi burya abakire ngo bateka uburyo baganira ibintu byunguka. Iyo babiganira rero babiganira na bagenzi babo, abakire bagenzi babo. Abashoramari baganira hagati yabo bakaganira amafaranga, ariko muri ibi biganiro hagati y'abakire n'abakire, umukire aganira na bagenzi be aburamo ikintu cy'ingenzi, icyo bita domination en parole. Ni nko kwivuga imyato cyangwa kugaragara aho ubukire bwe bugeze n'aho atangiye kugeza amafaranga ye. Ibyo ntabwo bivugira mu bakire bagenzi be. Natandukana rero nabo barangije kuganira ibya business kubera kubura wa mudendezo, azahita ahamagara abantu atekereza ko abarusha amafaranga, ubwo nawe urimo utekereza kuri inshuti ye, hanyuma atangira kubwira ibyo yagezeho n'ibyo yifuza kugeraho mu minsi iri imbere, n'uburyo konti yagiye izamuka mu mafaranga, n'uburyo ajya kurangura mu Bushinwa na Dubai business ikagenda neza. Iyo ngiyo ni domination en parole. Abashaka yuko wowe arusha amafaranga akugiraho ijambo, nuko bigenda. Muri icyo kiganiro abameze nk'uri kukuruhukiraho, nawe ukaba nk'igikoresho cyiza n'umudendezo ku mukire cyangwa ibyishimo. Nta mukire muziranye uraguhamagara ngo akubwira ati uri hehe ngo nze ngufate tuganire. Afite imodoka, akagushyira mu modoka nziza y'intebe nziza y'amakusi y'akataraboneka, ubundi mukazenguruka ahantu henshi imodokari ayitwara gake gakeya, ubibona yuko urugendo murimo nta kintu na kimwe rugamije. Ibyo ngibyo bari kugukorera ni domination en parole. Abarimo agerageza kugushakamo ibyishimo no kuganira nawe, ariko kwereka yuko hari aho ageze, nta kindi, kuko ibyo ngibyo ntabwo ashobora kubibwira abandi bakire bagenzi be. Ni uburyo bw'akaruhuko. Muri ibyo biganiro ntuzategereze yuko wacomekamo nibura ijambo ryawe rimwe, wenda rigira riti nteza imbere cyangwa se umfashe kubona igishoro. Ubwo ngubwo uzaba umuvangiye cyane, nta nubwo azabikunda, nta nubwo azongera kuguhamagara ngo akubwire ngo mutemberane. Ibyo ngibyo abakire barabyanga cyane, urabeho. Ikindi nacyo ni ingenzi cyane, l'argent est le synonyme de la liberté. Umukire yumva yuko amafaranga ari igisobanuro cy'umudendezo n'ubwisanzure no kwishyura ukizana. Ibi ni ibintu ubundi umuntu atavugana, ahubwo biza gahoro gahoro uko umuntu agenda yunguka amafaranga. Umudendezo ufite ukennye, niba unawufite, ni muke cyane ugereranyije n'uw'umukire ufite amafaranga yumva afite. Bakunda ahantu hanini, ahantu hisanzuye, haba aho gutura, aho kuruhukira, aho guturiza, aho kugirana ibiganiro n'abandi n'ibindi. Bakunda ahantu hanini, bakunda umwanya uhagije, yaba mu gihe cy'ibiganiro, mu birori n'ibindi. Kubera rero na bimwe twavuze yuko amafaranga azana ukwizera n'ubwenge ubundi umuntu atarasanganywe, iyo byongereyeho iki ngiki cyitwa liberté, umukire ahita yumva yuko ari we mujyanama w'abari munsi ye bose, ndetse yanabategeka. Ntabwo mujya mubibona se yuko mu muryango iyo harimo umuntu ukize ari uhita uhinduka umujyanama w'umuryango, rimwe na rimwe akaba umukuru w'umuryango, ufata ibyemezo by'umuryango munini mugari urimo abandi bantu, nubwo baba barize za kaminuza na doctora ariko wabarusha amafaranga. Kenshi uwo nguwo niwe uba umukuru w'umuryango, niwe utanga ibitekerezo, niwe ufata ibyemezo bya nyuma ku miterere y'ibibazo by'imiryango. Ntabwo mubizi neza se yuko umuntu ufite amafaranga mu muryango iyo adahari, ibyemezo byafashwe mu nama y'umuryango bisa naho nta gaciro bifite, kugeza ubwo bazamutegereza bakumva niba hari icyo yakongeraho cyangwa icyo yahinduraho. Ntimuzi se yuko nta muntu ufata ijambo atabanje kumubaza, cyangwa yanarifata akabaza niba koko uwo mukire mu nama y'umuryango nta kintu yongera ku ijambo yaramaze kuvuga. Ni ibintu bisanzwe. L'argent est le synonyme de la liberté. Abafaransa babivumbuye kera rwose, bavuga yuko la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ni ukuvuga yuko umuntu ukomeye niwe wenyine ushobora kutibeshya, ni umuntu ufite ijambo ntakuka, niwe wenyine ufite ibitekerezo bizima, ni uburyo umukita ijambo ntakuka, niwe wenyine ufite ibitekerezo bizima, ufite ijambo ntakuka, niwe wenyine ufite ibitekerezo bizima,
ni uburyo umukire aba yarashyizeho abeshejwe n'amafaranga bwo kugira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ubwisanzure mu gutegeka abasigaye arusha amafaranga, liberite. Nujya guhura n'umukire ntibizagucike ngo umubwire ko muganirira ahantu hatoya cyangwa hatisanzuye. Ntuzakore kandi ku buryo ubwisanzure bwe mu buryo ubwo aribwo bwose bugabanuka. Hari ikindi cyo kwitondera. Les riches choisissent attentivement leurs associations. Abakire nibo ubwabo bihitiramo inshuti zabo n'abo babana nabo. Ntabwo ari twebwe abakene duhitamo yuko abakire bahinduka inshuti zacu. Nta mahitamo umukene yagira kugira ngo umukire abe inshuti ye. Ahubwo mu bundi buryo umukire we yahitamo yuko umukene runaka abe inshuti ye. Umukire nabishaka azaguhamagara akubwire yuko yakwikundiye ko yumva mwaba inshuti mu buryo ubwo aribwo bwose. Ubwo nibwo azakujyana akubwire yuko akeneye kukwereka umuryango we, kandi wowe hari igihe bitagukundira. Azakubwira yuko akeneye yuko abana be muba muri kumwe, yuko n'umugore we akeneye kukumenya kubera yuko akunda kukuvuga mu rugo. Ni ibintu bisanzwe. Ubwo ariko nabwo bishobora guterwa n'icyo wamukoreye hanyuma agashima, cyangwa wenda ukaba waramunejeje mu bundi buryo kugeza ubwo atangira kukwiyumvamo ukaba inshuti ye. Naho wowe biragoye yuko yaba ariyo mahitamo yawe. Ntabwo ari wowe wabwira umukire uti ko nshaka yuko umbera inshuti patron. Tuza, nunabikora gutyo ntabwo bizaguhira. Niba umukire yaguhaye akazi, nubwo wamugaragariza yuko uzi ubwenge cyangwa uri umuhanga cyangwa umwubaha, arabizi neza yuko nyuma y'akazi agomba kuguhemba ukagenda. Ubwo yaguhaye akazi kubera yuko hari icyo urimo kumufasha, nawe hari icyo ari kugufasha. Ni mpanguhe. Cyakora ku muntu ushaka gutera imbere, hari uburyo ushobora kubikora ukamukuraho umushahara kandi ukamukuraho n'icyizere cy'ingenzi, yewe ukaba wanamugira urufunguzo rwazakugeza ku iterambere ryawe, nubwo bidashobora guhira benshi. Uyu muntu naguha akazi kandi ubizi neza yuko mu kiganza cye ariho hashobora kuva igishoro n'amahirwe byo ku munsi w'ejo byawe kugira ngo uzabe umukire, kuko wenda birashoboka ntawamenya. Ntuzamukorere umwereka yuko icyo ugamije ari amafaranga menshi cyangwa se kubona indonke. Ntuzamwinginge nk'umuntu ushonje ukeneye kubona akazi, ahubwo niba ufite gahunda yo kuzaba umukire kandi ubona bishoboka yuko uwo mukire uri imbere ashobora kuba urufunguzo, hari ikintu gikomeye cy'ingenzi. Uzakora akazi ushaka kumwereka yuko ushoboye, kandi uzakore ku buryo umwereka yuko bishobotse waba kampara ari we wenyine ushoboye ibyo ngibyo, n'abandi babishoboye wabarusha, ariko ikikuzanye atari uguhangana nabo. Abakire burya ntabwo bapfa kwemera ndetse bihagararaho. Impamvu nta yindi. Bahuye n'abantu benshi babasabye akazi, bakoresheje abantu benshi, bishyuye abantu benshi, ibipimo by'abanyabwenge batandukanye babaciye imbere barabahemba bo ubwabo. Biragoye rero, ntabwo apfa kwemera. Ariko iyo yakwemeye kubw'amahirwe atangiye kubona yuko nawe mu minsi mike waba umuherwe, wenda aho ngaho byashoboka. Mwereke yuko rero ushoboye gukora, ariko yuko utabajwe n'umushahara cyane ugomba guhembwa, ahubwo ko ukeneye guhindura ibintu bimwe na bimwe ushingiye ku buhanga n'ubushobozi biri mu mutwe wawe. Aho niho azaguha ibyo wifuza byose n'ibyo utasabye. Agashimishwa no kuba mukorana bya hafi, rimwe na rimwe agatangira kugutangaho ingero. Wenda mu buryo bw'amahirwe ukazamukuraho icyo wifuza cyose, harimo n'igishoro, ntawamenya. Iyo bimeze gutya, nk'uko twatangiye, ko umukire ari we uhitamo inshuti ze n'abantu abana nabo bakorana nabo, iki gihe wenda nawe ushobora gutangira kuba umwasosiye we, ukinjira mu bantu akenera kenshi. Muribuka ko na kare twavuze icyitwa domination du parole, bakabikora ku bakene. Nibyo, ibi ngibi bijyanye n'icyitonderwa cya nyuma ngiye kubabwira. Burya abakire banga urunuka ndetse bikabije cyane umuntu usabiriza, ubasaba cyangwa ababwira yuko bakeneyeho inkunga. Barabyanga. Benshi muri abo ngabo usanga nabo barabaye abakire nta muntu n'umwe ubahaye inkunga. Ni ukubira icyuya. Ni impamvu ikomeye cyane uzabona wihoma ku muntu w'umukire bikanga bigahomoka, mu gihe umukeneye ntumubone, ahubwo ugategereza yuko we aguhamagara agukeneye. Nuko nguko abakire banga abantu babasaba cyane cyangwa uwo bakeka yuko yanabasaba. Impamvu ya kabiri ituma abakire banga ibi ngibi, burya ibitekerezo by'umuntu w'umukene, abakire barabizi cyane yuko bitabafasha ibintu byinshi. Kumubwira yuko hari umukene ufite ibitekerezo kandi akaba nyine ari umukene ntabwo byumvikana. Ariko hari ikindi. Abakire kenshi uko amafaranga agenda yiyongera barushaho gukenera umutekano udasanzwe. Uko agira imitungo niko akenera umutekano urenze ko yari afite. Nituvuga umutekano, ntutekereze yuko ari aba bodyguard cyangwa se abarinzi, nubwo nabo hari ababakenera. Umutekano ku mukire cyangwa ku munyamafaranga, kuba atuye ahantu ha wenyine cyangwa se mu gace kitaruye,
kuba akeneye kurya cyangwa kunywa ikintu yizera neza ko gihenze kuko azi ko cyatunganyirijwe ahantu hiyubashye mbese hatekanye, byose bibarwa mu mutekano security. Ngiyi impamvu ituma abakire bava imihanda yose mu duce bari batuyemo batarakira, bajya kugira amafaranga menshi bakajya bimuka bahunga abakene, bakajya gukora agasozi kabo kabonyine ahantu hihariye. Iyi ni impamvu ituma umukire ajya hitaruye ku gasozi ka wenyine, yanahagera akashyira inyubako nini cyane rutura, yamara no kuyuzuza akayishyiraho abarinzi kandi akayizitira. Nta yindi mpamvu, ni security, umutekano. Mu mubano wawe n'umukire wifuza yuko yagufasha, uzabimenye yuko kenshi abasa n'ukugendera kure. Nta yindi mpamvu, araguhunga kuko wowe aho uri hari umutekano muke, cyangwa se wowe ubwawe nta mutekano ufite kandi wakeneye umutekano. N'abantu kuba bamusaba ari benshi ubwabyo nabyo ni ukumubuza umutekano. Numenyana nawe cyangwa mugahura, icyambere uzakora ntuzagerageze kumusaba, barabyanga cyane. Cyakora wenda kubw'amahirwe yerekana umushinga wawe uteguye neza, mubwire yuko indoto zawe ari ukuba umuntu wishoboye. Noneho nurangiza kumwereka umushinga wawe wateguye neza, umusabe ikintu cy'ingenzi uti mwangira inama. Abakire barabikunda cyane, barabizi yuko hamwe n'amafaranga yabo bazi ubwenge. Nibyo ukeneye abakireraga mu rugendo rwawe kugira ngo basunike inzozi zawe n'imishinga yawe, nawe uzaba umukire. Ariko igihe cyose uhuye nabo usabwe kwitwararika, ntuzereke umuherwe yuko ikikugenza ku isoko cyangwa se igitumye uza mu ishoramari na business ari uguhangana nawe cyangwa gukosora amakosa we yakoze. Uramutse ubyerekanye gutyo, yanagukura muri business cyangwa mu ishoramari hakiri kare kubera yuko akurusha ingufu z'amafaranga, ingufu z'abantu baziranye, ingufu z'umutekano na network. Ni byiza kumwereka buke buke yuko urimo kugenda umwigiraho byinshi kugira ngo nibura mu minsi ya mbere agusindagize. Birashoboka. Ni gutyo rero abantu bafite amafaranga make kandi bafite indoto zo kugira menshi bakwiye kubana n'abakire. Wasanga utarusobanukiwe impamvu wamenyanye n'abakire benshi ariko ntimurambane, cyangwa abo wegereye bose bikarangira bakwigizayo.